nyine icyo ngiye kukubwira nanjye najyaga mbyibazaho nkavuga nti si umukobwa mwiza nkawe gute yaba atavuga gute yaba atumva byaze kweri njye najyaga mbibaza n'Imana nkavuga ni Mana ubundi kubera iki waremye umukobwa mwiza gutya umwamarayika nk'uyu warangiza ukanga ko yumva ukanga yuko anavuga ese undi mwiza no mu buzima ndakeka turamutse tugiye no mu ijuru bagafata abamarayika akazi niba ari nako babita I don't know tukabashyira ku murongo ni wowe umuntu yazaga ahita aheraho icyo cy'ingenzi niganya kubahwa erega n'ubundi igihe narumvaga kandi ndanavuga ariko nabaga nabarebye nakumva muri kuvuga nkigira ikintu cy'ikimara kwigira amaraso ubonye ko nabishobora umva ariko nabonaga ko ubizi ko nshobora kuba mvuga ariko ukarenzaho ntabwo ubizi gusa nkubwije ukuri umaze kubona ko nta mugabo ukurenze nta n'uwakuruta nanigeze mu gikuba ngo nta mugabo ndimo sha ariko rakara oya ntabwo warakara ni umugabo rwose ubutumwandi umva nibera bakuru akoze cyane kuko noneho kuba nyine hari benshi bavuga ko wenda ndi umugabo usa nkaho urenze ariko kuba mbibwiwe n'umwamikazi nkawe ndumva ubwo nisimba umwami pe ntabwo nyiri umugabo urenze abandi numva nisinjya ku rwego rwo kuba umwami rwose ahubwo akambera umwamikazi no kuri kw'imaso urayisohoke kandi ndabyifuza sinzi wenda uko ibyo mu rugo nzabimanaginga ariko mu by'ukuri ndifuza ko ari we wambera umwamikazi mbona wera buriya rero ntizinze mu magambo njyewe ubwo wa mushuti wanjye ngo ni Thomas yakuzanaga areba ukuntu uri mwiza wenda ninagize ikibazo cy'uko utumva ndetse utanavuga ariko nyuma y'uko umenye yuko uvuga nahise nkukunda Sheri umva nubera ni ukuri ndanezerewe kuba turi hano twenyine nta wundi muntu uri kutuderanja ndabikunze cyane ariko hagati aho ngaho reka nkubwize ukuri pe njye nari mbizi neza ko wumva ndetse unavuga kuko nabonaga ukuntu urata like nyine ibintu byabaga hari ukuntu nyine nabonaga wagira ngo buriya rero ntizinze mu magambo njyewe ubwo wa mushuti wanjye ngo ni Thomas yakuzanaga areba ukuntu uri mwiza wenda ninagize ikibazo cy'uko utumva ndetse utanavuga ariko nyuma y'uko umenye yuko uvuga nahise nkukunda Sheri we si Sheri yagenze gute ko waryamye hanze ufite ikihe kibazo umva Sheri izi nzozi aravuga nta kibazo mfite nuko ari agatotsi kari kanyibye urabizi cyagiye abajura bashatse kutwiba ndasohoka hanze niba nyuma yaho ntabwo nasinziye neza nawe aravuga ibintu ntibikira umva Sheri nubera rero ariko ubundi si Sheri ibyo uri kuvuga ni ibiki urose nabi se ni wowe se wajemo gute kandi mbega inzozi umva Sheri ibyo byihorere ngo iki niba ari umunaniro niba ari iki umva Sheri uzi mbere na mbere nshaka kuzanira nobera ahangaha gira vuba vuba nobera iki se kandi ndakubaza ngo warose iki ukambaza ngo nobera gusa ibyo ni ibiki ariko Sheri wajya unyumva usiga umeze nka Sasha koko ntukitware nk'uriya mukozi niba nkubwiye ikintu ibyo nyubaha ndashaka nobera ahangaha vuba aha kamuzana yayayeye mbega inzozi ubona njye na nobera twari tumeze neza cyaza inzozi ni imwe cyangwa byanyabyo aravuga ariko reka azane turebe cyangwa nta nubwo narotaga umuzane ubundi mu mutima uvugisha kuko wasanga gukora n'ibintu byose aba abizi anavuga kandi nanjye mbona uriya mukobwa avuga reka bamuzane ndebe gusa ariko aramutse avuga dore ijwi ryiza
ko yaba bamena inara ko azavuga, natavuga nzamujyana no kwa muganga, ariko dore akajwi. Izi nzozi ubundi nizo mba nsabwa buri gihe. Ebe ndabona umuzanye. Nowera se noneho se ibyo ndose se tuvuge ko atari ukuri. Nowera inzozi ni inzozi koko. Ese sheri kutanywa inzoga hano uri kuvuga ibintu bitandukanye byagenze gute? Ibintu ko nabyo nari muziho, nta numva uri kuvuga ibintu bigiye bitandukanye, ngaho zanora nawe uri kubiza aravuga ibyo uri kuvuga byose bitandukanye wabikuye. Sheri byihorere, mbega na etimeya dore inzozi mbi. Mbese ibintu bimbayeho ndose satana mporerana arankatanye kuri no gate andenga nangaha. Naho kubigendanye na Nowera urabona ntabwo yumva ntabwo avuga. Dore yaricaye ahandi akunda kwicara, kimucaho ngo kiramporerana gihita kigaruka, nawe ngo kiramuhorerana. Ye baba we, dore satani w'amahembe y'umutuku. Na n'ubu umutima ntabwo urajya hamwe, ndimo ndamwibuka ukuntu yavudukaga. Dore satani kuri sado. Shabereka nkubwire, iri joro ntabwo ndaryama utansengeye. Uri bunsengere undirimbire akarimbo ko mu gitabo duhimbaza Imana, kuko ibi ngibi byanga bikunda bifite icyo bisobanuye. Ntabwo neruka kurota inzozi mbi, ubundi ntabwo ari we ndi kurota, ndota nagusohokanye twatembereye. So iri joro tonight have to pray for me. Ugomba kunsengera iyo satani tukamwamagana. Dore kuvuduka atera igitambwe none. Wawe shereka atera igitambwe. None urabona hano hepfo yateraga igitambwe hagasaduka. Dore igitambwe, dore umurindi, wagira ngo ni inyitorozi ikiraro. Beko warose nabi cyane, ariko humura ndaza kuririmbira musengere muri n'uturimo tw'urukundo, ndabizi uraza kumera neza pe, ntabwo uzongera kurota nabi. Nyine sho ndaza kuza kuririmba indirimbo z'Imana, kuririmba n'uturimo tw'urukundo, musomere na Bibiliya, nyine uraza kumera neza. Ninjye uzaza urota nk'uko wandotaga mbere. Ma, iriya telefone niyo nari mfite ihenze, ni gute nayibura? Niyo nari mfite ihenze, nubwo ziriya telefone nazambuye, ariko ubu ngubu ziri mu maboko yanjye. Ubu ngubu ni amafaranga yanjye mfite, nayata gute se? Ariko kariya kagabo niko kayifite, kuko nkagezeho ubundi duhuye nyifite. Ni gute twatandukana nkayibura? Kariya kagabo niko kayifite. Iriya telefone niyo mfite ihenze, ngomba kuyibona ku bubi no ku bwiza. Uriya mugabo nasanga yarize iki, nasanga atera niyanga ndanamuruma. Ko se ubundi uriya mutipe ko telefone mugezeho zose nzifite, ni gute wambwira ngo telefone nziza irimo niyitakayemo? Cyakara akagabo nako ni akajura. Nshobora kuba ari akajura kuko mugezeho telefone zose nzifite. Nta kuntu rero telefone y'amafaranga menshi ariyo yabura. Niyo mpamvu iriya telefone niba ariko kayifite kagomba kwitaho amaraso. Ngomba kuyibona ku bwiza no ku bubi. Nta n'imikino mfite direct kamite njyayo. Tayari ubu ngubu telefone yanjye yangarutse mu maboko. Ya mafoto yanjye yose n'amafaranga nayashakagamo yaturukije kuri sade ndayafite. Ubu ngubu ngiye kugenda umugambi nari naracuze n'ubwo wari warapfuye warajemo ibintu by'ibijura bikanyangiriza, nongere nkuzamure. Aya mafoto ndayajyana ku muyobozi w'umudugudu, uw'akagari, bose mbibereke. Uyu muhungu mbereke yuko ahohotera uyu mwana. Ndayajyanaho kabisa, ariko nanjye ntabwo nzongera
gukora ikosa ryo gufata amafoto nkashyira kuri telefone imwe gusa. Ngiye kugenda nyasasanura kuri telefone nyinshi ku mashini hose kandi n'iyi telefone sinzongera kuyigendana, ebika mu kabati. Ikintu cyose cyatuma amafoto yanjye yongera kubura ndakirinda. Ubundi rero ngo ndamukuramo amafaranga sha. Hacyo ubwo gitifu twaravuganye ntabwo twakavuganye, ariko nari nacuze umugambi yuko ngomba kugenda nkamujijisha, nkamuha amafoto nyine nkamwereka ko tugomba kuyasangira nyuma yuko baramo amafaranga. Uyu muhungu nitumara kumuca amafaranga ko tuzagabana, nawe nzahita mukora ububeri mite mubeshya, naho amafaranga noneho nyamwime mubwirane nta nyandiko twagiranye, maze nanjye mbakuremo amafaranga wana. Ese ubu bukene nazabugira kugeza ryari? Nazarinda apfa ndimbutse nta n'igiceri negirira ngo ndi insoresore aho ngaho. Amafaranga ndayafite hano, Sadu arama amafaranga kandi atari makeya, uraba wirebera kanze nkwereke. Ariko Imana irebera imbwa nihumbye, cyari gifite ibitelefone byinshi havamo iyanjye abari hitakara. Wowe rwose wibye nabi kabisa, ndagufashe wibye nabi wagihunguye. Nyine ubwo ibyanjye aba ari ibyanjye byahise bingarukira, niyo mahirwe nagize pe. Bahirwa bahosha. Bro, mu magambo make ndagira ngo mperezo telefone vuba vuba. Burya si buno wambwa, uyu munsi telefone yanjye ntabwo ushoboye kuyijyana jamais. Bro, umuntu uri gukinisha uramuzi? Ndavuze ngo kuramo iyo telefone gira vuba vuba. Nayo nkuhaye sha. Kuramo iyo telefone gira vuba. Nayo nkuhaye. Bro. Ariko koko Anje, ubu koko ngo ntiwajya no kwisukisha uri wenyine, koko ni ngombwa ko tujyana. Nta kibazo Anje, reka ngo werekeze nanjye bankore ku mutwe sibyo, ubundi tubone uko dusohokana dusa neza. Ariko hari n'imodoka nasize mu Kinamba, nshaka ko nza kurebaho ukuntu imeze, ndi gutwara muri ino minsi. Nyine basiga banangiye bangezemo hagati, wenda bangeze ahangaha bari kunsi. Ariko marangi ukunda Kenya. Ndaza kubigukorera sheri. Sheri harya ndahinshitswe. Anje, nishimiye ukuntu waje wambaye amabara nkunda. Niko umukara n'umweru cyane. Abo se ko wambaye neza gutya, umunsi twasohotse uzaba wambaye ute? Nzaba wambaye neza. None se ubundi kuri Saint Valentin harya no umunsi w'abakundanye uzaba wambaye ute? Ariko Baringo, ubwo rindo mbazi imyenda nzambara kuri Saint Valentin, nese wo kubizi bambara iki? Nzambara umutuku, umukara. Ariko ibyo simba mbiherutse. Herutse sibyo bya Saint Valentin. Cyangwa warabyibagiwe cyane. Ariko se yanje, ko mbona uyu munsi twishimye tumeze bitera. Unuko tugiye gusohokana gusa. Cyangwa nuko ugiye kwisukisha wenda utaruberutse. Nonse yanje, ko mbona twishimye cyane. Cyangwa nako urukundo kaje musha. Wabona anezerewe kubera ko ndi gushaka gutuma usa neza wawe. Ariko aba ari nacyo kizajya gituma wishima gutya. Sha najya nkora iyo bwawe, naguhaye 100. Narenze 100 nazayaguha. Ariko Baringo, ko nakubwiye ko nkunda Kera, mu by'ukuri nyine kwa buri kuzima nicyo cyatuma nishima. None ari amafaranga bamaye gusukisha mani natungo. Siko nabanje kujya ngo ni 100 cyangwa 1000. Kuva mama nubwo bwa mbere umuntu amaye amafaranga angana kuriya, none wowe yo kwisukisha. Riri? Cyiza cyane shenge. Anje, erega uri mwiza. Kuri njyewe nafashe umwanya wo kugutekerezaho, nubwo rimwe na rimwe ndahabwa igisubizo nkeneye, ariko nafashe umwanya wo gutekereza ku bwiza bwawe, uburyo witonda. Uzi ko kw'iki gihe nta udapfa kubona umukobwa mwiza nkawe, utisize ibintu byinshi, utagoranyije,
biragoye kubona umukobwa mwiza nkawe utisiga ibintu byinshi, utishyiraho ibintu byinshi bimugaragariza ubwiza bwawe gutya bumeze. Biranyura, ni ukuri biranyura. Byongeyeho noneho no kuvuga ngo urisukishije uretse ngewe wabigushyizemo kuko wenda mbikunda, ariko ubundi uko uri kose njye biranshimisha nta kibazo. Rero mu buzima bwanjye busanzwe anje warantunguye, ni wowe nifuza nyine ko wambera umugore, ko wambera mama w'abana banjye, wibiseka wibigira brage. Ndagukunda cyane anje, ndagukunda pe, kandi uzagenda ubibona intambwe ku ntambwe ko ngewe ngukunda. Hanyuma rero muri make reka uyu munsi tuwite umunsi, ubundi ugende ugiye kwisukisha use neza, nanjye banyogosheho gakeya uyu munsi kubera nakubwiye ko mfite konje, ntabwo ndi butware meya uyu munsi. Ego ugiye kuba umukazana wa meya. So ntibizaba bigushimisha kubona ngo utwaye nko mu modoka meya yamaze kuhagurukamo? Okay, byiza cyane. Baringo, sinakubwiye ngo ube wihanganye, rega igisubizo nzakiguha kandi vuba. Wowe wihanganye, wowe nzagusubiza kandi nzagusubiza neza. So mbarata mwatigendere kwiyogoshesha. ariko ubu nanjye nyine ngiye kubona umukwe mwiza ufite amafaranga, urajya ukanda nyine akanyenyeri, mbega ukuntu bishimishije. Ubu nanjye ndajya nicara nyine nk'abandi babyeyi mvuga ati umukobwa wanjye yashatse umukwe mwiza ufite amafaranga. Ariko ubundi iyi myenda nameshe ubundi buri buze kuma, ariko nyine n'akayaga kari buze kuza kuyumisha. Reka ndebe utundi turimo two mu rugo mba ndi gukora, mvoma amazi, noza ibyombo, nteke, kanjye kureba akabuni nze mvoma amazi ubundi nteke. Ese ubundi hano hasi ko mbona handuye, ubundi bimeze gute? Ubu ngiye kuvoma amazi ubundi nteke, nkore n'utundi turimo. Ndi kubona hano mu rugo handuye hasa nabi, nkeneye no gukoropa, ariko ndi kubona n'amazi yanabuze. Ariko harimo dukeya ngiye kuba ndi gukoresha amasuku, kabutungutu aba ari two mba ndi kumesesha imyenda yari isigaye. Ese ko numva umugongo uri kundya, koko aka kazi nyine ndi kumva umugongo wanyishe. Suba ahantu hose ubu ndahakubura ngiye nyine ndahakoropa, umva ndi kumva naniwe. Ariko navunika nagira gute uriya mukwe wanjye mu minsi iri imbere arajya nkandira akanyenyeri, imite nshaka umukozi, ntabwo nzongera kuvunika gutya. Niyo mpamvu nanjye nzakoresha ibishoboka byose uriya musore akambera umukwe. Nihashake hazagwa umuntu, ariko uriya musore agomba kuzaba umukwe wanjye. Aderi, Oui. ukuri kw'Imana nshobora kuba narapfuye, wenda akaba ari nk'umuzimu wanjye uri kubona uyu munsi. Bazutse. Gusa Aderi, nsigaye numva mfite ibibazo byinshi. Umwe nkumva ndagukunze cyane, Nk'ibihe se uba ufite? ubundi nkumva ndakwanze. Ariko se mo bebe wanjye wumva iki? Aderi, Oui. ndagukunda, uya nakunda kwanga. Bafashwe Aderi, n'ibyayi. ndagukunda. Ngaho. Aderi, Aderi, Yo. oh my God. Adeline, Karame.
nanjye ndagukunda. Adeline, We I'm just tired to be in the things. Nyine mba numva naniwe ntatekereza neza, niyo ndyamye mba nshikagurika, ugasanga nyine muri njyewe nta mahoro na make mfite. Adeline, tinya ko mu ijoro ryashize narose wandoze. Ni ukuri ubona ndi kukoroga. ntabwo wabikora. Kandi Adeline, nunyanga amaraso yanjye azagukurikirana. Ntabwo nzakwanga, humura. Basi Adeline, kuri Saint Valentin nzakugurira agaki. Oya, uzangurira ko ushaka, izabe gift nyine ari aga surprise. Adeline, kumva numva mbabaye. Adeline, mbona numva naniwe. Unanijwe n'iki se? Umfite. Adeline, basi wamoje. Mo bebe. Ihorere mama. Sibyo? Ndakwikundira. Sibyo? Ngo niyo wabundi kora muhorana ku mutima, ntukababare shenge, wibabarize umutima, twahujwe n'Imana, ninde wadutanya, urupfu ntirwabibasha. Adeline, urakoze. Nawe urakoze. Adeline, nkubwire. Adeline, Karame. nanjye nkwishyure. Yinyicu. Uri mwiza, uri igitego mutarutwa, ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Adeline, Karame. maze uri amata. Yego. Ari mu cyansi. Usa nk'inka. Ngo nsa nk'inka. Yego. Yego. Usa nk'ibisa neza. Reka nakoze bambwira ko inka ari nziza kuzora, ariko iyo ubwiye umuntu ngasa n'inka uba umututse. Oya. Nta gitutsi kirimo maze. Ubwo nsa nk'inka. Ndi firizoni se, ndi inzungu, ndi inyarwanda. Ako sheri. Karame. Uri kubona ndi guseka ukajya ngo sundakashe. Singize nte kandi. Mpe ngo ndi inka. Sheri, basi ngaho nyumva. I beg. Nyumva. Sheri, mfukame. Basi ngaho nyumva. Mfukamira se n'umwana yawe. Nyine basi impamvu nkwise ngo uri inka. Iwacu dukunda inka pe. Nuko mubona nanjye ndi yindi muzajya. Nyine mba numva arga n'igihe kizagera tuzana inka iwanyu tugutwara. Ubwo muzasimbuza nk'iyindi. Oya, ni inkwano. Sheri, maze ndishimye ko ngiye guseka sibyo. Gusa nyine impamvu nari mvuze ngo uri inka nuko nyine hari igihe kandi mu minsi mikeya tuzazana inka iwanyu maze wowe tukagutwara. Mukanjyana he? Iwanjye Sheri, ukambera umugore. I can be your husband, then you can be my wife. Yes. Aho se Sheri, nari mfitanye gahunda na dadi wanjye, nagira ngo basi unyemerere ngusezere ubundi utahe sibyo. Nta kibazo. Basi hug. Bye. Bye. Umva Sheri mwiza, meze neza. Nari nkumbuye kuganira nawe, twicaye turi twenyine dutuje, nta stress, nta kindi kitugenza, nta n'ikindi kiduhuje. Baby, ntuza kandi gukunda. Baby, warahindutse, usigaye witwara neza, usigaye uri akana keza ku buryo bigaragarira buri wese. Sheri, reka nkubwire pe, hari igihe nyine nareba ibintu byo gukora nkumva ncitse intege mu rukundo, nkumva nafata imyanzuro itari myiza, ariko bitewe n'ukuntu uri kwitwara, imyanzuro nafashe nta yindi. harya impeta ya mariage wayambika hehe?
yambika kuri ruto cyane Nzaba. hehe aho ariho hose gusa nyine umwanzuro nafashe ni uko ngiye kukwambika impeta ntabwo ari iya poropozo ntabwo ari iya fiyansaye zimwe z'abantu bakundana aba boyfriend n'aba girlfriend ni iya mariye umugore n'umugabo ni ibintu natekerejeho ndateganya kuzagira tuzavugisha amabukwe tumubwire imyanzuro yavuye mu bana tumaranye igihe tubana rega sheri rega nabikubwiye igihe tumaranye nshaka nyine noneho ko tuzajya turarana mu nzu ariko bitari ukubiri apana ngo umwe yokipe icyumba cye nshaka ko tuzajya dusangira same bed ku buriri bumwe umwe ku wundi nyine turyamanye apana nyine baryo ntabwo yumva ariko reka mbivuge umwe hejuru y'undi nyine sheri nari ntiye kubivuga bitewe n'uko uyu nguyu nyine ahari ariko nibutse ko atavuga ndavuga ni n'ubundi turi nk'umugabo n'umugore nubwo nta kiraba reka mbivuge hari undi uri kutwumva yega niwe sese nubwo niko babikora ariko ntabyo nzi buriya tuzagira nzabaza amaboko uko babikora sha kuko unganiye gutya ntaranabikora se bembe ubundi hagati wa mugani buriya we ntabwo urabikoraho na rimwe Besheri ntabwo ndabikora ahubwo se shuko makanye n'ibiki siko makanye ntabyo nzi ariko sheri nawe ugira ngo ariko nta kibazo reka nyine sindabivuga mu buhe buryo ra okay reka nkwereke reba muri rwanyu murabana bangahe babiri urabona kugira ngo umwana avuke nyine urabona mabukwe na data bukwe hari ibintu bakoze kugira ngo umuvuke nyine baragize baragira sinzi niba uri kubyumva nyine hari akaboro navuze ngo umwe ari hejuru y'undi nyine baragize bakora umuntu nanjye byo navuga nyine urabona njye nawe tugomba kuzabyara abana nyine hari umuntu wambwiye ngo kugira ngo umwana avuke umwe aba ari hejuru y'undi rero nanjye ibyo nshaka ko tuzakora uri no kuntera isoni niba ari uko ntari nabikora nese be nyine warabikoze ibi nibyo nakubwira ngo wabisobanukiye se ubundi kubisobanukirwa nta nshaka uba uri intyoza Besheri ndabizi twabyize mu ishuri nzi ko bikorwa ariko ntabwo ndabikora kandi koko de nanjye ndabyibutse hari umwarimu bitaga twari twarise nuza rutwe rw'isazi niba ari rutwe rw'isazi uwo mwarimu yari azi kwigisha biology yabitwigishije yatwigisha phases z'ukuntu babikora ngo bitangira ababasomo oya reka nceceke nako icya mbere ni uko bizi ahubwo si sheri nyine sheri ndashaka kugusaba akantu agaki promise me yuko uragakora ndagakora sure nese ubusanzwe nkubwiye ngo iri joro urampfumbata wabyemera zirumva nabyanga mva mbese dukoresha bizi iyo tugeze mu nzu uhita ukata mu cyumba cyawe kari akantu kanjya ahantu tukajya mu nzu dushoje kurya nkajya kubona agatelefone nkajya kumva ngo buriya nanjye njya kure nkahita mera ngo mapfuye nkarira yo kwarika ngavuga nari kamara umugabo agomba gutemba ajya mu nda ariko sheri ntabwo kagoye nyine ni akantu koroshye nta nubwo ari ubwa mbere ugakoze ubundi reka mbanze nkubwire mu magambo makeya nyine ubundi ukuntu uteye byose ndabikunda ariko nkakunda iyo umuntu wawukoze ku itama icyo bishatse kuvuga jesu byumva basi nshakaga kisi kamwe ubundi nkongera akagaruka muri modo nongera kurota cya satani kimvudukana sibyo be ngo nateze amaraso ndumva ari gutembera neza mu mubiri umutima uhise utera neza amahumbezi ndumva yaje my god ndumva nezerewe ese kariya kagiye kumara kagiye kitombesheje nibeka rero ndi kumwe nawe simba numva isi ari iyacu sheri bitewe no muri iyi minsi uri kumwitaho kandi ukabona ko nkunda ujya kurimbira akarimbo kitwa ku ndondoro nta kibazo reka numve simfite amagambo yabivuga uko mbitekereza uri inzozi zanjye za kumanywa ese mbyite paradizo zitandukanye umuzi nijoro kuko nibanira n'akazuba
iminsi yanjye ihora ari Sunday because of your love my baby. Bakunzi bacu mukunda filime yacu nyarwanda yitwa Urukundo Rutazwi, uyu munsi tuje kubabwira iminsi yagenwe itaragihinduka, murajya mubonaho episode nshyashya. Wababwira? Yes, nkuko abivuze rero tuzanwe no kubamenyesha igihe mujye kujya muboneraho filime yacu Urukundo Rutazwi. Ni iminsi 3 mu cyumweru, kuwa mbere saa 5 za mu gitondo, kuwa kane saa 5 za mu gitondo, ndetse no muri weekend kuwa gatandatu saa 5 za mu gitondo. Iyo minsi uko ari 3 saa 5 za buri gitondo muzajya mubona episode nshyashya. Tubivuze mu izina rya Sadu Studio Team muri rusange, nubwo turi babiri, ariko mwumve yuko nkuko mutubona muri filime tubivuze mu majwi abiri. Ariko nyine iyo minsi uko ari 3 nimukajye mucikwa, mujye muba tayari saa 5 za buri gitondo murajya mubona episode nshyashya. Turi gushyiramo akabaraga, turajya tubaha 3 mu cyumweru, ariko hari igihe turajya tubaha buri episode buri munsi. Mukomeze kusharinga, murebe filime yacu, turabakunda cyane. Bye.